bakunze ba Mapasi TV official, mfite umunezero mwinshi cyane, ndongeye ndagarutse ndi kumwe na Tade. Yego. Ni Tade. Nivuguruzwa Tade cyangwa Tade. Yego. Ngo ese nivuguruzwa, manzo mbwire gato kuri iryo zina. Ngo ntigira ite? Imana ntivuguruzwa. Mu magambo nta guciye mu ijambo mubyeyi. Icyo yanditse yaracyanditse. Ntivuguruzwa mbese Imana ntivuguruzwa. Ntivuguruzwa. N'abantu ntibavuguruzwa. Nta nuyikoma mu nkokora. N'abantu ntibavuguruzwa. Barahinduka uko bije nuko bukeye. Imana nitavuguruzwa. Imana nitavuguruzwa. Imana igomogeze. Amen. Ngo yitwa ntivuguruzwa. Bishaka kuvuga ngo ntigivuguruza icyo yavuze. Icyo yakuvuzeho ni iki? Nicyo. Izina rikomeye. Murakoze. Ubwo rero ubwo duheruka twari dufite ubutumwa bwiza wabwirije abantu benshi, ubu n'ubu bantu baracyamamagara bakabimbwira, umva bambwira ati watuzaniye umuvuga butumwa mwiza, watuzaniye umuvuga butumwa ufite ijambo ryiza, warabashimishije cyane. Ariko hari ikintu cyanejejemo kurusha ibindi, nasanze warize Bibiliya. Yego ndayizi. Byaranejeje. Niyo mpamvu uyu munsi mufitiye surprise y'ibintu ndi bukubaza. Mwuka wera aramfasha kuko ni budushoboza. Witeguye gusubiza? Ndi tayari. Uri tayari? Nditeguye rwose. Ngiye kukubaza ibibazo. Yego. Kwica ntabwo ari icyaha. Kwica ni icyaha. Kwica ni icyaha. Kwica ni icyaha. No mategeko Imana yahemutse ngo ashyira Abisiraheli ririmo ko kwica ari icyaha. Yego. Wansomera ahantu ryanditse muri Bibiliya? Nahasoma. Hanze wansomera. Turareba ijambo ry'Imana mu gitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva. Cyangwa se yimuka Misiri. Ibice igice cya 20 mu murongo wa 13 kucyo harumaje ngo kwica. Imana iri kushaka ahantu handitse kwica ho nyine. Kwica. Haravuze ngo 13 haravuze ngo ntukice. Nanze guhera hejuru cyangwa hasi subira wambajije. Iryo mu mategeko y'Imana yahaye Mose ngo yashyira Abisiraheli Kuva 13 ririmo ntukice na kitso kariho. Urakoze cyane. Murakoze namwe. Ndacyakubaza ikindi kibazo. Yego. None se ko tuzi ko Yesu yapfuye. Yego. Akanazuka. Kandi agapfa yarishwe. Yego. Nakubaza nti icumu bacumise Yesu mu rubavu risobanura iki kuri twa abakristo? Icumu bacumise Yesu mu rubavu bakamwica bisobanura iki kuri twa abakristo? Kuri twebwe abakristo. Nicyo gusa. Icyo kibazo manze kinsubiza. Nubwo gikomeye. Ntabwo gikomeye ku muntu wize Bibiliya. Murakoze cyane. Ntabwo gikomeye ku muntu wize Bibiliya kandi yowe n'umwuka wera w'Imana kandi ari no kumwe na Mama Pasi kuri Mama Pasi TV official. Umwuka aradusobanurira. Hanyuma murakoze ndabashima ikibazo cyiza. Yesu yarapfuye urupfu rukomeye aranazuka. Mu gupfa byagizwe mu ruhare nyuma yo kugambanirwa na Yuda wamugambaniye, nyuma yo kubangwa, nyuma yo kwicwa. Mu rupfu rwe habayemo no gucumitwa icumu mu rubavu. Havamwe amazi avanze n'amaraso. Iryo tubizanyaho twese n'abandi batwumva. Ahubwo urambajije ikibazo gikomeye kandi rufite n'igisubizo kugira ngo umbaze nk'umuntu mugani wanyuze mu ishuri rya Bibiliya uti ubusobanuro bw'icumu kuri twebwe abakristo n'abizera n'itoro twese muri rusange n'iki. Murakoze. Igisubizo cy'iri cumu ndifashisha ibyanditswe ariko sinsoma, ndifashisha Bibiliya, nifashisha n'umwuka wera ukora muri nge no muri mwe no muri Mama Pasi kuri Mama Pasi TV official. Turabizi ko mu gihe Imana remaga umuntu yaremye Adamu, hanyuma ngo iza kwitegereza isanga katari byiza ko Adamu aba wenyine, ngo imusinziriza ubuticura. Imaze ngifata mu rubavu rwe, mu rubavu kuhumva, ikuramwe igufwa, ikuramwe inyama. Mwavuga igufwa hano bakavuga inyama. Ngo hanyuma ngo nyirizina yakuyemo iki? Nyirizina yakuyemo igufwa. Kuki bavuga inyama? Ku impamvu bavuga inyama nabyo ndabigiraho. Kambaye sozi cyo wambajije nabyo ndabibigereho. Ariko mbwira impamvu bavuga inyama. Impamvu bavuga inyama byanga byakunda kiretse igufa ryumye nkayo zicayegeze yakerekwa inyama zirukwazo. Ubundi gufa ribangikanye n'inyama. Kandi gufa rizima ni rifite inyama. Uvuza inyama n'uvuza igufwa ntacyo yishe. Turashimira Kristo. Nabwo ni ikibazo n'iki gifite ubusano burebure. Kristo yabonye cyangwa se Imana ibona igufa ridafite inyama. Kubona umwuka bigoye. Ifatira igufa ariko riri kumwe n'inyama. Hanyuma irikuramo cyo naningendereye. Ahangaha yakuye igufwa yasubiza umubiri sanzwe. Hanyuma ngo iri gufwa irihindura umuntu.
irihindura umugore Bibiliya niko ivuga cyangwa se irihindura umudamu mu mvugo ya discipline. Ivyo bihuriye he no gucumitwa icumu mu rubavu? Nibyo ngendereye kukubwira aho bihuriye mu gikorwa cyabyo. Imana yari ifite umugambi nk'uwo yakoresheje ikura mu rubavu rwa Adamu kugira ngo ihashyire umugore. Nihuta kuyensobanura ubusano bwimbitse kandi nibitangaza bisa byonyine gusa nyirizina. Iyo Kristo adacumitswa ririya cumu mu rubavu, byari bigoye kwitorero ari ryo nge nawe n'abandi tuboneka. Yenda byarashobokaga ariko bigoye. Noneho bakimara kumucumita icumu mu rubavu, amaraso avanze n'amazi akaboneka. Igisobanuro kirambuye, igisubizo kimbitse cya nyacyo nuko mu rubavu rwa Kristo havuye mu itorero, nge nawe tugacungurwa, imfubyi zikagira ijambo, abarenganaga bakarenganurwa, itorero rikaboneka. Igisubizo cyari ririya cumu kumucumita mu rubavu nuko nge nawe unyumva wese, uri umushumba, uri umudiyakoni, uri mwarimu nkanjye, uri umwizera, uri umukristo, ubirambyemo cyangwa umaze igihe gitoya, mu rubavu rwa Kristo niho itorero ryavutse. Iyo adacumitwa icumu, itorero ntiryari kuboneka. Bivuga ngo umuntu wamwishe nta cyaha yakoze rero, asa n'uwagikoze kuko yabikoranye kamere. Ubundi cyaha ni iki? Ubundi cyaha ni iki kuba dukurikiye? Ariko ngenzi kukizi dore isobanuro y'icyaha. Nungano bajya bifata ko bitari. Turimo turavugana n'abantu kuri Mapasi TV official kandi ndabizi ko yagutse irenze imbibi. Icyaha ni iki nyirizina? Igisubizo cy'icyaha ni iki? Abantu sinda kukoza kuko niwe mwarimu wanjye uri murambaza. Abantu bisubiza ko bashatse ko nkunzoga icyaha zeru yawe, gusinda icyaha sicyo cyaha, gukubitana icyaha no. Icyaha mvuko birisobanura. Icyaha ni igikorwa cyose umuntu akora yitandukanije n'Imana, abizi kandi abishaka. Bibiliya iravuga ngo ndetse nuzi gukora neza ntabikore bizamubera icyaha. Bakavuga ngo kandi icyaha ni ubugome. Impamvu yakoze icyaha ntitumweze ngo azabone ijuru, umucamanza ni data wa twese. Impamvu yakoze icyaha ubundi nuko yabikoranye ubugome. Iyo ataza kubikorana ubugome, ntabikora bigambiriye, ntabikora agamije kwiyihimura n'ibiki byose, akabikora mu murongo ijuru ryari kuba ritanze kugira ngo n'itorero rizaboneke, nta cyaha ari kuba afite. Ariko yabikoranye ubugome, yicaye Yesu amusogosa amucumise, we wagirwaho urubanza, ariko itorero riravuka. Imana ishimwe. Soza kuri icyo kibazo. Ni ukubera iki Yego. Yesu apfa habaye ubwira kabiri isi gahinda umushyitsi? Subiza nicyo kintu. Mbaje ikintu gikomeye ariko unyemere iminota 2. Ndakwemereye rwose. Nsoze ku cyicumu. Nsoze ku cyicumu. Vuga kano kantu ndabizi ko kubwiriza no kugana ijambo ry'Imana nta muhanga w'uru rugendo. Dushobora nakitu duha imbaraga, ariko ndazi ka benshi muri kutukurikira murabizi, abandi benshi ntibabizi. Abatabizi nabo batuze kugira ngo nabo babimenye. Kankubwire ubu none mu gihe turimo 2022 kuva Kristo yavuka kanapfa kazuka, Imana ntago ikireba Mapasi delegate. Imana ntikireba Tadeyo delegate. Imana ntikitureba delegate. Hoya iturebye delegate kuko kera abo yarebaga delegate yo wabonaga Imana maso warapfaga, wabonaga n'Imana yarapfaga. Wibuka hari umugabo n'umugore witwa Nana Safira, ntago bapfuye kubera babonye Imana. Hoya bapfuye kubera bageze ahantu Imana iri, ariko babeshe. Mama Pasi simbigushinje sino mushinja bya mwisi ntarabantu nabo babesha barahari cyane no mwitorero ntibahari kandi handitse ko kubesha ni icyaha. Noneho impamvu tudapfa rero niyo naringiye kugenderera. Impamvu tubesha ntidupfe, umuntu akaba ari wasinze ejo ntayitapfa, hari n'uwakwiba ntapfe. Kandi gusinda ngo kunywa inzoga ni kunywa inzoga, bavuga ngo unywa inzoga vino n'umukobanyi, ushukwa nayo ntagira ubwenge, ibindi ntagira ubwenge kandi irakubaganisha n'ibindi two kubyinjiramo tuzaginjira mu butaha. Ariko ndaza kubaza akabazo kamwe gato. Yego mbaze soze ibyo wambajije. Hanyuma impamvu tudapfa nkiri ku icumu, basogose Yesu aza mu isi yahawe misiyo n'ijuru, ngira ngo urabizi, turabizeranyeho. Uzacungura umuntu, ninde wacungura abantu? Reka Imana ni data ngende ncungura umuntu. Iruka Yohana areba ku kigwa cy'Ipatimo, akabona igitabo gifatanisha ibimenyetso, akumva ibintu ndakibumbura, akamena ibimenyetso, ngo habura wakibumbura. Yohana ngo ararira, amare kurira yumva ijwi, mwa ngo Yohana sigaho wo kurira, dore intare yo mu muryango wa Yuda gisho kwa Dawidi iranesheje, kugira ngo ibumbure iki gitabo, imenagwe n'ibimenyetso byose bigifatanishije. Noneho yaje kuri misiyo ncyo n'ingendereye. Yesu amaze kupfa no kuzuka rero, unyumve
abwira Imana yisaba ikintu kimwe muri byinshi bavuganye n'Imana mu bumana bwabo mu ijuru. Ribwiye ati wampaye imisoka nazubahirije, nanjye nyemerera ikintu kimwe. Ni ikihe? Nyemerera ntukongere kureba abantu batwebwe, abantu bambaye umubiri, abantu bari mu isi, babyawe n'umugore, barya, bahinga, bacuruza, bakora muri saro, bakora ahandi. Turi abantu kamere bituri bugufi. Yesu arashimwe aravuga ngo ntukongere kubareba arayivu delegate, ahubwo amapasi nyumva nabo turi kumwe banyumva, uzajya ureba abantu ucishije muri njyewe Kristo. Imana itureba icishije muri Yesu, kandi ijisho ry'Imana ryomora inkovu zo mu gikomere cya Yesu. Izi nkovu zamara komorwa, Imana yakitegeza amapasi ikabona mu bwiza bw'Imana. Niyo mpamvu nge nawe tudapfa. Imana ishimwe. Hajya kabiri numbaje ngo iki cyane numva nagisobanuye. Nakoje ni kubera iki Yesu Kristo apfa. Isi ho habaye umwijima bwira kabiri, isi yose igahinda umushyitsi. Mbashije ijambo ry'umuntu mukuru, ariko nawe warasomye kandi warize kandi urasengura nategura. Byari bigoye icyo kibazo no kukibaza ni imbaraga no kugisobanura n'izindi. Kristo ansange ngisobanure ko uko umwuka ampaye. Imana ishimwe. Kubera iki Kristo ngo apfa haje ubwira kabiri mu isi yose, mu gihugu no mu isi hose, kandi ngo nukubera iki isi yahinze umushyitsi. Reka mvuga impamvu, bifite ubusobanuro butanu, mvugeho bumwe cyangwa bubiri. Iyo kera hambere mbere ya Kristo, iyo umuntu yapfaga mu Isiraheli, mu gihugu cya Isiraheli aho Yesu yapfiriye, iyo umuntu yapfaga akomeye, ari umuntu w'umwami, ari umuntu ufite ijambo rifatika ku ngoma y'isi cyangwa yo bya Kristo, iyo yapfaga kugira ngo abantu bamenye bose ko yapfuye. Reka nguhe urugero rumwe, nubwo Imana indinde singire. Ujye ubona wacu mu Rwanda, mu gihugu cy'u Rwanda habaye jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, urabizi. Iyo tugeze 1990 mu kwezi kwa kane, nubwo kwibuka bihoraho, ariko by'umwaka tugeze muri uwo munsi, ukwezi kwa ngaruka mwaka wo kwibuka abavandimwe, abacu, inshuti, Abatutsi bazize jenoside yakorewe Abatutsi, amadarapo arururutswa mu gihugu. Ntago manika idarapo, ibendera rirurutswa rikageza handi rigomba kugezwa nk'igisobanuro cyabyo ko mu gihugu hari ikintu cyabaye cyangwa cyabaye. Rero kuki habaga ubwira kabiri? Nuko habaye ubwira kabiri, iyo umuntu yapfa gukomeye mu Isiraheli, bafataga idarapo kugira ngo barizamure bakaryururutsa, ariko atari idarapo risanzwe, ari idarapo rikozwe cyangwa se rishushanyijwe mu mwenda w'umukara ujya kumera nk'akabayongo birawuvuzeho, ujya kuba nk'umukara wa reference, ukuntu umukara wijimye, kugira ngo uribonye kabyaro byajinga ujya gusa nka uciye mu gihugu hose akabonera idarapo. Niyo yaba atari yamenye ibyabaye, arimenye, amenye ko mu gihugu hari ikintu cyabayemo kidasanzwe. Niko byagendaga. Kabiri, bafataga ingoma cyangwa se ibintu bimeze nka famvari, cyangwa bimeze nka kwa kundi kuri kubonana kuya turasa abayobozi bacu ingabo, umutekano, yego babirasa kubera hari ikintu cyabaye. Barafataga bakabirasa kugira ngo nuri mu cyaro za Nyamasheke, nura ahantu mu majyaruguru, amenye ko mu murwa, mu mujyi, mu gihugu cya Isiraheli hari ikintu cyabaye. Nyumvira rero, Yesu apfuye barabikwepa ntibabikora. Kandi buke ko bandika, baranditse ngo yari umwami w'Abayuda. Undi ati ho ahindura wandike ngo yiyise. Ndati no, ntabwo nanya ko yiyise, ahubwo cyo nanditse nacyanditse ni umwami w'Abayuda. Ariko ntibavuze ibi bigoma, ntibamanura idarapo ry'umukara ngo bigaragare, ntibabigira gute? Icyari gihisho rero mu kibazo mbashije, Imana yanze ko bikorwa n'imbaraga z'abana b'abantu, ibahuma ku maso. Imana irabyikorera, imanura idarapo, imanura ibendera, iraryururutsa ry'umukara. Igihugu cyose cyuzura ubwira kabiri, bimenyekana ko wapfuye yari umwana w'Imana. Nicyo cyatumye n'umusirikare avuga ngo nibyo yari umwana w'Imana. Umushyitsi rero wabaye mu isi, isi gahinda umushyitsi, ibituro byabera bikaza no gufunguka bigakingurwa. Banze ko n'ubundi bakoresha imbaraga z'amaboko ngo bagire ibyo barasa, bagire ingoma bavuza. Imana irabyanga. Imana ikora muri presidence y'ijuru, ireba mu cyitwa eta. Nibutse abadukurikiye, Bibiliya ivuga Yesu yavuze ngo ningenda umwuka wera azaza, kandi naza azenda kubyo nababwiye, yende no kubya data, abahishe no kubindi byari byarahishwe. Ibi ni ibyahishwe bihishujwe umwuka wera no gusoma no gusenga, umwuka wera kabiduha. Hanyuma ngo Imana irabyikorera ivuye muri eta majoro yo mu ijuru, ifata isi yihindisha umushyitsi. Isi iratigita, nubwo batavugije ingoma, nubwo ntabyo barashe, ariko isi yaratigise. Kandi mu gutigita ku isi byageze ikuzimu, niho ngo ibituro by'abera byamenaguritse, abera barafungurirwa kubw'uko Imana yakoze agatendo. Ngira ngo
banza mbisobanuye uko umwuka nshoboje kandi nzi ko ubizi no kundusha ahubwo ngira ngo igisubizo mbahaye ngira ngo kirabanyuze.